Yes, ndagushuje kandi ndagushimiye uje hano bwa mbere wowe ufunguye ino nkuru. Ikintu nagusaba cya mbere cy'ibanze ni ukugira ngo ure subscribe, udutere inkunga yawe, bizajya nawe bigufasha kubona inkuru zacu umunsi ku munsi uko tuzaba tuzishyizeho. Tugarutse kugira ngo tuganire ku nkuru z'igihuha zimaze igihe. Niba ari igihuha niba atari igihuha nibyo tugiye kureba. Ese kubera iki babikora? Ese inyungu dukeka yuko baba bafitemo ni izihe? Muri opozisiyo hirya no hino hamaze igihe bavuga yuko perezida w'u Rwanda Kagame Paul yapfuye atakiriho, bakazana ibimenyetso byinshi, ndetse yewe ku muntu utazi gushishoza witegereje neza ubona ari byo. Ubivuga ninde? Bivugwa n'abantu bari muri opozisiyo, cyane cyane ku ruhande rwa opozisiyo nakwita ngo y'abahutu. Mumbare kuvuga gutyo ariko niko mbibona kandi ni nako biri. Bari muri opozisiyo babona Padiri Nahimana. Padiri Nahimana niwe uhagarariye ibyo bintu muri rusange, niwe ubona ibyo bintu wenyine. Padiri Nahimana muzi ko yabanje kuba mu Rwanda ibintu by'abapadiri bikamunanira, agahunga igihugu ntawamutunze urutoki ntawamwirukanye. Ageze hanze rero yasinze ishyaka ashinga ibitangazamakuru bikwirakwiza iyo nkuru y'igihuha. Navuga yuko ari nabyo byamuzamuye kuvuga inkuru z'igihuha. Niba ari byo yari akeneye kuzamukira kuri iyo nkuru y'igihuha, ntabwo ari byo simbizi. Gusa tugarutse inyuma mu mateka, muzi ko RPF irwana ihanganye na MRND yagiye gushyira hanze inkuru y'ibihuha ivuga yuko RPF cyangwa se Inkotanyi, RPA yarwanaga icyo gihe, Rwanda Patriotic Army yarwanaga icyo gihe, gufite abasirikare cyangwa se Inkotanyi zifite imirizo. My friend, bibaze nawe icyo gihuha. Icyo gihuha rero ingaruka kizana ku bantu bakeneye amaboko, ku bantu bakeneye ingufu, ku bantu bakeneye abantu, kibigisha abantu neza yuko uretse kuba bagiye kurwana n'abantu b'inyamaswa bafite udukoko, ni abantu bazanabarya, bikabuza amaboko. Ku muntu uri ukunda ibihuha, ku muntu ukunda inkuru nk'izo, ahita acika intege, n'uwari ufite gahunda akayahindura. Nagushidikanya rero ko umuntu yakwibaza ko kuba Nahimana avuga ko perezida yapfuye ashaka kumvisha aba baturage bari mu cyaro iyo ngaho, cyangwa se n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, ko bashishikaye mu gutanga ibyo bimenyetso n'izo kuba perezida ashyira kuba twebwe abaturarwanda tubona yuko hari binyuze mu byo twari dusanzwe tubona n'ubundi. Guverinoma y'u Rwanda iri mu buhungiro nk'uko yita, bakavuga yuko ari amashusho y'amatekinikano kugira ngo baduhamirize yuko koko perezida yapfuye. Inyungu Padiri Nahimana abifitemo nta yindi, ni ukugira ngo abone amaboko mu buryo bwe, abone abamushyigikira, kuko n'ubundi perezida w'u Rwanda atagihari. Ahubwo dukwiye guhindura inzira tukaza kuri perezida uri mu buhungiro, ngo kuri uwo perezida w'u Rwanda uri mu buhungiro tumwerekereho, tumuhe amaboko, kuko undi ntagihari, yamwishe ariho. Perezida uri mu Rwanda wo mu buhungiro ngo nk'ukuntu abyiyita, niba ari we wateye idamange guhagarara ku maguru y'abagamya ko perezida yapfuye, niba ari we wateye bari abana b'i Kabgayi guhagarara ku maguru yabo bakavuga ko perezida yapfuye, simbizi. Gusa ikintu njye mbona, perezida niba ahari yiyerekana, ariko yaranatwiyeretse. Perezida w'u Rwanda ukorera mu buhungiro nk'uko yita, ikintu kimbabaza ni kimwe, ni inkuru y'ibihuha n'ukuntu hatandukanye abanyarwanda. Avuga ibyo muri 59, avuga ko abahutu bakandamijwe. Mva Nahimana nkubwire, urimo urateranya abantu baturanye, urimo urateranya abantu bakenerana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Niba utagera mu Rwanda imibanire y'abahutu n'abatutsi uko yameze kose, ni abantu bakeneranye, ni abantu bakorana. Yego, iyo umwe atashye, iyo witegereje imibanire yabo uba ubona atari perfect, ariko ni abantu bakenerana, ni abantu bahahirana. Urimo urabateranya, urimo urabica mu mutwe. Icyo ko tukiveho. Iyo uvuze ko perezida yapfuye rero, twebwe turi mu Rwanda twibonera yuko ahari. Icya mbere mutanga ziriya nkuru bwa mbere, wibuke yuko yahamagaje press conference, inama n'abanyamakuru. Iyo video mwarayisuzuguye, muyicamo ibice, murayica, muvuga yuko yari intekinikano, muvuga yuko uriya Cleophas Barore nawe ari muri urwo ruhererekane rw'abantu bashobora kuba barishe perezida, cyangwa se bashobora kuba barahishe urupfu rwa perezida.
Biki muri izo mbimbiri perezida yagiye kuri kadede kupasinyisha abana bashyika muri 800. Rero niba haragiye igipupe, niba haragiye iyo utari perezida, ibyo tuzabimenya nabyo. Tukiri muri izo mbimbiri rero perezida yatangije n'icyunamo ahura n'abanyarwanda bagiye batandukanye. Sinzi uwagiyeyo mwebwe ko mubibona, niba abanyarwanda baremeye ndi perezida cyangwa se niba abajenerali uvuga abatekinika baratekinitse ndi perezida. Perezida yabura inama n'abaminisitiri, ibyo turabizi. None se kubera iki ibyo mubyirengagiza? Amaboko mukeneye, imbaraga mukeneye, uburyo mwabikora byose mwibuke n'abanyarwanda. Ariko wikwicara imbere ya kamera ngo ushishikazwe cyangwa se uterwe imbaraga no kuvuga ko perezida yapfuye, cyangwa se unezezwe no gutandukanya abanyarwanda. Byibuze rimwe bwa mbere mu buzima bwawe uzavuga ngo bibaye ari ngiye gushukwa, bibaye se nshuka abana banjye, bibaye se nshuka uwo tuvuka kandi ko nabo bashuka. Izo mbaraga ushyira muri ibyo bintu by'ibihuha wakazifashe ukazikoresha mu kubaka igihugu mu buryo bw'ibintu bigaragara. Ese iki gihugu ubona cyubaka iki? Reka nyite igihugu, kuko mu gihe igihugu kitaratangaza ibintu niba byarabaye koko, wowe nka Nahimana ugatangaza inkuru y'igihuha nk'iyo, ntabwo nareka kuvuga ko bawica mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uburimbura ubusenya. Iyo witeye ukavuga yuko perezida w'u Rwanda akwiriye gushyingurwa bakareka kumushinyagurira, ubu nk'ubu nkanjye cyangwa se n'undi uwo ari we wese, ubwo ndumva ko ndi hehe? Ndumva ko ndi mu gihugu cyangwa se ndumva ko nyobowe ndetse niba abantu bameshe ko perezida yapfuye kandi koko yarapfuye nk'uko bimbwira, aho hantu igisigaye ni iki? Inama yo gutinda mu bintu, mesa kamwe umanika amaboko uzi mu gihugu cyawe ibyo wahoze byose ntabwo bibareba. N'abazungu, abazungu bashutse Kayibanda yiyicira igihugu, nawe gushuka ngo wice u Rwanda rufite amaboko kugeza ubu ngubu, rufite imbaraga, rumaze kugera kure, kugira ngo bagushwe wice u Rwanda rufite abarwo babayeho neza mu buryo bwabo. Abahutu uvuga babayeho neza, wakubwira ko n'abakongo bari muri icyo gihugu benshi, wenda ibyo wabikubwira waceceka. Ese icyo ukeneye ni iki? Ni ukuba perezida? Icyo ukeneye ni ukubohora ubwo bwoko bwakandamijwe? Icyo ukeneye ni iki? Amakuru uko azajya agenda dushyikaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi tuzagenda tuyabagezaho, gusa ngo ikintu tubasaba ni ugukora subscribe kugira ngo tuzajye tubashyikira aho hose ducukumbure, tumenye, duterateranye, tubagezeho. Ciao ciao, kora subscribe kugira ngo uzajye ubonera inkuru zacu ku gihe.